nabwirizaga kuri radio umugabo umwe arampamagara tondo arambwira ngo profete ngo nsengera Imana irambwira ngo ari hejuru y'indaya muri lodge ndamubwira wa mugabo we kuri kumbwira ngo nigusengere kumbi we yararimo kugira ngo apime koko ndi umuhanuzi Imana irambwira ngo ari hejuru ari muri lodge kumwe n'indaya ari kumwe n'indaya yaciye umugore w'inyuma kandi yahemba amafaranga 182 aho kugira ngo ajyanire umugore kuko umugore yari amaze iminsi asenga abwira Imana ngo Mana wampereye umugabo akazi umugabo we ayajya akifata umushahara awujyana hejuru y'indaya Imana irambwira ngo ari hejuru y'indaya iyo ndaya yitwa Chantal iri mu kabari uyu mwanya tuvugana urumva we yampamagara gerageza kugira ngo yumve ko ndi mu mwuka mu gitondo cyane ndamubwira wa mugabo waraye hejuru y'indaya yitwa Chantal kandi baguhembye umugore wawe yarasenze none umushahara kugira ngo yajyanire umugore wagusengeye muri mu buzima urushijeho kuyajyanira indaya umugabo ako kanya mu bintu byose ukora Yesu umuha umwanya mu buzima bwawe Yesu umuha umwanya Yesu niwe mugendana ntagusige ako kazi wakaguhaye umunsi umwe azakureba bubone ntabwo akigukunza kwirukana ariko Yesu azagushakira ubundi buzima bwo kubaho niba uzabana nawe na nyuma yo kwirukana cyane nyuma yo kwirukana mu kazi rero wowe unkurikiranye icyo nakubwira mbere y'ibindi byose wirukaho biravuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana ibindi byose muzabyongererwa banza ufate Yesu umushire mu mutima wawe numara kumushira mu mutima wawe amateka yawe azahinduka ariko muri uko gutunga Yesu yaravuze ngo nzahesha umugisha intoki y'imirimo y'amaboko yawe dufite abantu benshi babaye mu bukene ariko kubera kutamenya ukuri kw'ijambo ry'Imana umuntu agahera ku wa mbere ari mu rusengero akagera ku wundi wa mbere akicara ngo Imana yarambwiye ngo nzatunga etaje ati nzatunga imodoka ntabwo imodoka izaturuka mu kirere ntabwo etaje izava mu kirere ugomba gusenga ariko ukanagira gute ukanakora Imana ikikora rero aho ngaho icyambere kurinda kugwara kugira ngo hatazamo umwuka w'inyatsi kuko hari n'abantu bakora bagatunga inyatsi ewana dayimoni y'inyatsi igahaguruka kifata umushahara akaba ari mu kazi bamuhemba 800 yabona rwose n'umushahara yego yabona amafaranga uwo munsi umugore akaba aragwaye umwana akaba aragwaye uwo n'umuzimu w'inyatsi uri mu rugo rwawe utazi niyatumye wayabonye ariko ahisa agenda direct mu bintu utanateganyaga uwo n'umudayimoni w'inyatsi uba wuzuye mu rugo rwawe ugasanga hari nka televiziyo yari ufite mu rugo ugasanga irahiye umunsi wabonye amafaranga ugasanga hari ikintu cyawe cyangiritse kandi ubona ari ngombwa imodoka yawe ikapfa ku munsi wo guhemba telefone yawe ukayitura hasi ku munsi wo guhemba kandi n'ubundi ukeneye telefone ugahora muri ubwo buzima bwa secret cycle bwo guhora wizengurukaho kuki ndatera imbere ko nkora kumbi ufite umudayimoni ukubara mu gihe cyo kubona amafaranga ya mafaranga gasigara negative kibazo ko nkora amafaranga ajya ugahora mu madeni adashira ko mpembwa amafaranga ajya aho kugasigara muri negative ugahora mu madeni adashira kubera iki hari umudayimoni w'inyatsi umuntu njya nkora kubwira ngo abantu hari ukuntu umuntu aba afite karande kandi asenga ati karande zawe iyo umuntu atemera ko afite karande ni ikimenyetso kigaragaza ko ayifite kubera ko karande ni ikintu kigukurikirana kibihererekana byo mu muryango by'abasekuruza bacu ugasanga ikintu ugasanga nk'umuntu afite abagore 4 kandi afite imyaka 30 ugasanga umuntu yirukanka mu bagore yirirwa asambana afite abagore 4 kandi afite imyaka 30 cyane ukibaza ntacyo afite cyo kubaha umuntu arubatse akirirwa mu busambanyi akirirwa mu bakobwa ari kubona bari aho ngaho nta wundi mwuka umukurikirana ni wa mwuka w'ubusambanyi ugasanga umuntu yirirwa yikinisha umuntu yirirwa mu nzoga mu kabari nta n'amafaranga akabyuka mu gitondo ajya mu nzoga uwo ni umwuka ubukurikirana ubuzima bwawe bwa karande ahubwo uriya muntu aba akeneye gusengera aba akeneye gushaka abakozi b'Imana bakamusengera kandi ikindi kintu dufite abantu benshi bashaka abaprofete ari naryo zina ryanjye kuba ndi umuhanuzi ngenda guhanura ariko sinjye uzabisohoza ni Yesu rero mbere yuko njye unyizera wakabaye wizera uwampaye ubwo butumwa wakabaye ubanza kwizera Yesu ako kantu karakomeye abantu benshi bajya mu nse umuntu ava hano akanatega akajya kure kubera ko yumvisha ngo profete reka nguhe urugero uriya muntu kuba yanyizereramo impano Imana yampaye ni kimwe ariko no kugira ngo musengera kire ni ikindi kugira ngo uriya muntu abohoke nabanze kureka kwizera profete abanze yizere Yesu watumye amenya profete
kuko niyizera Yesu watumije amenya profete. Yesu arakora muri profete kandi agira icyo akora kuri uriya muntu. Ariko wowe nuzi ukeneye profete, waje ukeneye njyewe ariko ntiwaje ukeneye Yesu. Kandi nawe woherejwe na Yesu. Kandi nanjye noherejwe na Yesu. Mbere ya byose wakabanza ubanza gukenera databuja ari we Yesu, ukavuga ngo Yesu uri muri uriya mugabo niwe nshaka. Icyo kintu uragisobanukiwe. Niyo mpamvu usanga abantu benshi basengerwa n'abakozi b'Imana ntibakire. Ugasanga umuntu yarirukanse mu bahanuzi ati nazamutse icyumba cyo kwa runaka numvije hafite amavuta njyayo ariko natashe uko naje, ati nagibona. Wagiye hariya kuko wumva ko bishusha ariko ntiwagiye ugiye kwashaka Yesu. Cyane ko hari nawo nzi akaza wenda tuvuge nk'ariya muba muri akaza akavuga ati ngewe nanjye naje gushaka mu maso y'Imana. Mu maso y'Imana naje kubera ko ntagiye ku rusengero rw'iwacu, navuye hano ndatega mva kure. Hari muri rwa rusengero ushobora gusanga hari abantu baturutse mu ntara cyane, akaza yahagera utamuvuga cyangwa se utamuhanurira kwa kundi agataha akomeretse. Ubundi mva ikintu cya mbere Imana ireba, yumva ko Imana itamwumvise, Imana iguhumugisha utumije ngire hishurira. Icya mbere Imana irebaho sukura muntu yaje, Imana ireba intego yazanye mu nzu yayo. Okay. Iya mbere sukuriya muntu yaje aho hantu hari bitangaza. Aho ku ikintu cya mbere Imana irebaho, ireba intego uriya muntu yazanye, nicyatumye aza yahagijwe no gushaka Imana. Kuko hari umuntu uza akavuga ati nimbona profete birarangira, nimbona umuhanuzi runaka uhanura ibintu bikomeye birarangira. Ariko biriya bintu n'ubundi uzataha uko waje. Ahubwo ngwino uvuga ngo ndashaka kumenya Yesu ukoresha profete, niwe wa mbere ngomba kubanza kwizera. Noneho iyo ungeze imbere, ikintu cya mbere n'abadukurikiye benshi bafite amasezerano bahora bacumuzwa ngo nuko atasohoye. Niba umuhanuzi yaragusengeye akaguhanurira ibitangaza, abantu benshi, abantu bambabarire badukurikiye, ntago mbizi niba Imana yarangaje, ariko usanga abahanuzi ni benshi kuruta abo bahanurira, babaye benshi kuruta abahanurirwa. Unyura muri karitsiye ngumva ukuntu Imana ivuze, ukagira ngo Imana ni BBC ni radio. Hari nabo numva reka wenda narinzi ko ndi bubigereho. Hari sinzi wenda ntago nshaka kujajinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hari ngira ngo ni ku mugoroba nafunguye TikTok, mbona ngo hari umumama yitwa nde sinibuka, ngo hano donc wiki ukora gusa no kujya ukandika izina rye warangiza ukamufollowinga live. Waba uri mu kazi, waba no urumva nyine ni ibintu urabona umuntu ikwiyakure ibintu nese sinshobora ndi gukina video hano ntari no kuyireba. Ukajya kumva ngo araguhamagaye ngo hari umuntu hano waba witwa Antoine ngo nazana umuhanurire. Ibyo bintu ni ibiki bikora buriya? Hari ikintu nshaka kuvuga ku kintu kijyanye na prophecy, ku buhanuzi. Ubuhanuzi ni iki? Imana ivuga ryari? Bigenda gute mu buhanuzi? Ubuhanuzi bwa mbere nongire mbisubiremo, wakoze kubariza abantu benshi badukurikiye. Ubuhanuzi ubundi guhanura ubuhanuzi buva ku jambo guhanura. Ubuhanuzi bwa mbere nuko Imana ibanza kukubwira kwihana. Nibwo buhanuzi bwa mbere kwihana kuva mu byaha, kuko nibwo butumwa bwa Yesu, niyo ntego yazanye Yesu Kristo. Asigaye yibigishije ubutumwa aravuga ngo ndagiye ngo ariko nzawerereza umwuka wera. Umwuka wera rero kugira ngo akuzeho bisaba kugira ngo ube wamuhaye umwanya mu mutima wawe, ugomba kubanza kwihana. Icya kabiri, Imana ivugira kuri tere ihema ryayo. Ubundi Imana iyo wagiye gushaka Imana urayibona. Bibiliya ivuga ngo nkunda abanshaka, ngo ariko abarushaho kunshakana umwete nibo bazagira gute? Nibo bazambona. Rero umuntu kuguhamagara kuri telefone, uretse nk'umuntu uri hanze y'u Rwanda, ariko umuntu uri mu Rwanda ntashobora kumpamagara ngo nimusengere kuri telefone ngo mbikore. Kubera iki? N'ubundi Bibiliya ivuga ngo nkubaza urugero, umuntu urwaye wowe wahamagara dogiteri ngo naza kuvurira mu rugo cyangwa wajya kwa muganga? Ntabwo bishoboka kujya kwa muganga. Niba umuntu ahaguruka akajya gushaka umupfumu, kuki yumva ko adashobora guhaguruka ngo ajye gushaka Imana aho iri gukorera? Niba uyu munsi umuntu avuga ngo ngiye gufata amafaranga akagurisha isambu akajya gushaka umupfumu, kuko atavuga ngo ngewe sindagurisha isambu yanjye, ngiye gufata tiki, nabonye umukozi w'Imana, ngiye kugenda. Icya mbere, Yesu ni wowe ngiye gushaka. Kabiri, ngiye kwihana ibyo nanyuzemo byose. Gatatu, Mana umfashe, umukozi watoranyije ansengere mbohoke. Icyo gihe iyo uje ndagusengera ukabohoka. Ariko kuri telefone n'ubundi ni ibintu utahaye agaciro. Bibiliya ivuga ngo abanshakana umwete, ngo nkunda abanshaka, ariko ishyira ako kandi k'umwete. Abo banshakana umwete nibo bazabona Imana. Kubera icyo uriya muntu agomba kubona umwanya, hari ibyo yigoma.
ubwo ngira ngo niho nari ngiye guhera nkubaza ngo kubera iki ari ngombwa ko n'umuntu yakwirirwa afata itike n'umwanya no kuva hano kujyayo. Ubwiye ku bya telefone ndavuga ariko ntibyari byoroshye. Umuntu wamaze kwihana, umuntu wizeye Kristo nk'umwami n'umukiza we, yarangiza akavuga ati reka bundi uyu mugabo si ngombwa kwirirwa ngiye n'ubundi sebuja namugezeho, reka wenda nkore kuri telefone gusa biraba bihagije. Erega ari ikintu abantu biravuga ngo umwenda wari urahera ngo watabutsemo kabiri ngo buri wese yigerereyo, nibyo. Ariko ndagira nkubwire urugero. Urabona nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda, uyu mwanya ushobora kwifata ukajya kuri perezida ukagenda direct uti ndahita mbona perezida, ngira ngo na gitifu w'umurenge ntiwamugeraho gutyo, nawe uragenda wamugeraho bakakubwira ngo wanyibanje kunyura no mu mudugudu bakorera no mu bwami bw'Imana. Rero ni gutyo bimeze. Hari abantu bakorana nayo iba yarahaye impano zayo, icyo kintu uracyumva. Ku buryo ndaguha urugero, umukozi wa MTN uba muri kampani watangiranye n'umushinga, cyangwa bakamwangaza avuga ati wowe tuguhaye akazi, urimo urabyumva, tuzajya tuguhemba serivisi ushinzwe muri ubu bwami bwa MTN no mu bwami bw'ijuru. Icyo nicyo baguhembera. No mu ijuru dufite amapariti Imana idushiramo, wabyumvise. Noneho hari n'undi mu agent uzaza gushaka nka hano muri karitsiye, ukamubwira uti amafaranga yanjye arayobye, nawe nta kindi azakubwira, azakubwira ati reka duhamagare nawe nk'uko nawe wagahamagaye. Rero ukeneye guhura n'umuntu w'Imana, ukeneye guhura n'abamenye. Ikibazo babamenya nibo bari kujya gushaka abantu, kandi bamenya ntiyajyaga gushaka umuntu, ahubwo wowe wazaga gushaka abamenye. Ngize ikibazo. Ubwo ndavuze ngo ibyo bintu ntibyatuma umuntu ashobora gutekereza akavuga ngo biraza kunsaba rero ko ngomba kubona umuntu w'Imana kurenza uko ngewe nabikurikirana. Reka nkubwire ikintu kimwe. Icya mbere, wa muntu w'Imana sinzi niba ubyibuka, nakubwiye ngo mbere y'uko ujya gushaka wa muntu w'Imana banza ushake Yesu wamuhamagaye. Yego cyane. Icya mbere ni ukwizera Yesu nk'umwami n'umukiza, ukizera Imana. Uriya muntu icyo akurusha ni ubutwari cyangwa se impano, kuko umuntu wese agira impano. Kuko nta mpano y'ijwi ryo kuririmba ngira, mwabyumvise. Keneye umuntu uza mu kirori cyanjye, keneye kwemvita umuntu uririmba, kuko niyo mpano afite. None se njye sinakabyikoreye, ariko si impano yanjye. Rero n'umuntu Imana iba yaramuhaye impano mu gihe cye. Ikibazo nyine ubwo naringize narimvuze ntihari. Umva ahubwo akantu mpishuriwe ka Yesu. Dufite abantu benshi, Yesu ntiyirukana. Ku isi ni Yesu ukoresha abantu ntabirukana. Ndakurahiye. Ni wowe wiyirukana. Iyo Yesu akubwiye ngo nkorera, ntabwo akwambura umurimo yaguhaye, ni wowe uvuga ngo ibi mbivuyemo. Cya kibazo naringize narimvuze nti hari ukuntu umuntu uyu munsi ashobora gupfukama imbere y'igitanda cye mu gitondo abyutse agasenga, ariko akaza gutekereza akavuga ngo nibyo ndihaniye, nibyo negereye Yesu, namaze kwihana, donc sebuja wa muntu nk'uko cya kiganiro nacyumvishe namugezeho. Ubwo ndi connecte n'Imana, igisigaye noneho no kujya gushaka wa mukozi w'Imana. Agahita atekereza akavuga ati njye ndumva n'ubundi gusenga kwanjye kutari kubwumvikane, ndakenera kujya gushaka umuntu. Ubundi nijya rukenera umuntu ugusengera cyangwa bamenye. Icya mbere ni igihe ugeze mu ntambara ukeneye ijambo ry'ihumure, ukavuga ngo izi ntambara ntabwo nzi aho zaturutse, ariko hari umuntu ufite amaso y'umwuka wera. Yego. Reka ngende dusengane, Imana impereze. Ubundi umuhanuzi amaze iki? Umuhanuzi ni uguhereza icyerekezo igihe uri nko mu bintu biri confused, ibintu uri gushidikanyaho runaka, cyangwa se umaze igihe kinini muri struggle z'ubuzima, kandi urasenga uragerageza ugasanga ntumenye impamvu uhora muri ubwo buzima kandi ushaka kubusohokamo. Icya mbere wa muntu agukorera, iyo afite umwuka w'Imana, wowe ukimugeraho narabyinshi uravuga, arakubwira ati dore ikikuzanye niki. Ubundi nijya uzamenya ko Imana yavuganye nawe, nuko umuhanuzi ntaho mwahuriye akakubwira ibintu uzi, nawe ntaho mwahuriye, nta n'abantu uzi bari hafi bamuhaye amakuru ye, ukumva ko biye ABCD, ukumva araguha ibimenyetso. Icyo gihe ni umwuka w'Uwiteka ubuvuganye nawe.